shimwa gasa n'ishyerezo iteka ryose ganashya rero bene irage bene imana uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2025 twongeye guhurira hano kuri uru rubuga tuganiriraho aho twigira twigishanya tumurikirana tukaba mu kanya twari dutegereje bene irage bene imana bo ku Gicumbi turabona bahageze. Reka rero tubahe umwanya dutangire urwigiro rwacu. Ubushize twari twaganiriye ku murindwi z'imbere y'intebe ya Shyerezo ndetse n'uburyo zihuzwa cyangwa se zidufasha gucana ibicaniro byacu kugira ngo tuzagere igihe natwe tugire ubushobozi bwo kuvunyisha kuri Shyerezo. None rero bene irage bene imana bo ku Gicumbi muratwumva murakomeye? turakomeye. Bravo. Yego, nagira ngo tubahe umwanya. Rwirujo Nyirishema nabonye nawe yahageze. Rwirujo Nyirishema muratwumva? Shimima Karame Rwirujo. turabumva. Reka rero ngira ngo tubahe uruharo kugira ngo twongere kuganira muri uru rwigiro rwacu rw'uyu munsi. Ngira ngo rwose tubategereje, ntabwo hashize umwanya nk'ibisanzwe, namwe mwubahirije igihe. Umwanya ni uwanyu. Murakoze rero bene irage bene imana, nanone duhuriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkaba mvuga nti shimwa gasa n'ishyerezo. Iteka ryose gana mu nta cyiza nk'iki kubona abantu bari mu birere bitandukanye by'isi ku isaha imwe iba mu gihe cyagenwe, bose bahura tugahurira muri urwigiro rwandegaye wa bihe bihera ibindi. Mwabanza ubaze mwantu ya bihe bihe ibindi nyine, nuko tubivuga. Ariko noneho nkaba nshimiye ko wabanje kwibutsa icyo twarebye ubushize kijyanye na Shyerezo rumuri ku ntebe. Twavuze ko yitwa Nyanteko ya Nshwara Rwatinteka Muringa, haba imishwarara nyine, maze rero akaba ari urumuri. Intebe iteretseho ngo ni nk'inyanja y'ikirahure, ni kristal sira mwarayibonye. Ariko noneho hagasohoka imuri zirindwi. Muyifate mu bwenge yuko izo muri uko ari zirindwi, izo muri uko ari zirindwi ziboneka mu birere bine ndimwo ngati. Izo muri zirindwi ziboneka mu birere bine ndimwo ngati, kimwe cy'Imana ndi, ikindi cy'abantu ndi, ikindi cy'ibintu ndi, n'ikindi cya ubundi. Aho hagati uko ziza ari zirindwi rero muzabibona neza ko zikora piramide enye z'impande zirindwi nyine. Ubu ndashaka kubabwira ko iyo piramide enye icyo zikora hagati uzahuye zikora icyo bita ingengo y'imirasire y'urumuri. Ingengo y'imirasire y'urumuri niyo bita alphabet de lumière. Ubwo nituziga byari tuvuga ururimi rw'umuri, muzasanga ko ari byo bita alphabet de lumière. Muzasomeye chapitre muyisome muri le message de l'aube yitwa alphabet de lumière na arpège de lumière. Ubwo tuziga icyo bita ururi, tunige n'inanga iyicurangwa. Hari arpège de lumière, hakaba na alphabet de lumière. Aho rero ubwenge niho buzingiye. Muri ibi nibyo bavuga ngo inkota y'ubwenge bw'uruba no kumenya kose. Ngaho ubwenge bwose buzabushingiye, ngaho ntibishingiye ngabyo mwumvise nka piramide bishingiye, ngabyo mwumvise nka alphabet ariyo ngengo y'imirasire bishingiye, ariyo nashingiye noneho n'ibyo mwita amanota na harmony. Bita amanota
ariyo nanga. Iki nanga ikora ni uko ku murya umwe unyuzwe uko ukoze ugaherekezwa n'undi bihita bivibra, bihita bikwakura biragusubiza mu ibanze iyo bitunganijwe. Iyo bidakozwe neza birakugusha. Ubwo rero na alphabet de lumière cyangwa se ururi, ingengo z'imirase y'urumuri muzayibonera aho hantu. Tutarahagera ubwo nabaye nk'ubinjiza, nagira ngo noneho duhuze ibyo twabonye ubwashize by'imuri zirindwi, tunabihuze n'ibyo twabonye mu kiganiro cy'ubushize cyo kwibohora. Ni ikiganiro twakoze barakibonye cyanagiye kuri YouTube ya Benirage. Ahangaha reka tubahuze ikiganiro cyo bwashize nicyo twabonye ubushize nyine twashyize kuri Benirage, tuze kubyaza umusaruro ibintu. Turaza kuhanyurana umucyo. Maze rero murumva hari urumuri rubyara imuri zirindwi. Urwo rumuri ni urumuri rwera, rukaba ari urumuri rwa shyerezo ruva ku nteko ya shwarara yangira ati ntekamuringa. Urwo ni urumuri, nirwo rubyara zingahe? Zirindwi. Urwo rumuri n'izo zirindwi zinjira mu ijuru ry'amata, ryamara kwinjira mu ijuru ry'amata rikinjira muri amazuba yacu. Ubwo ni muri rumurika rikongera rikinjira no muri izuba ryacu ringiri dufite sun. Uraza gusanga ko ariho biza gukorera n'ubundi byanavugaga za ngengo z'imirase uko ari 24 bikanakora n'inanga nyine imirya. Ibyo ntabwo mbiza aka kanya, ariko mwumve ko iyo tuvuga urwo rumuri rwinjira mu ijuru ry'amata, buriya ijuru ry'amata mu nkanda ya Gasani, mwa gakondo ya Gasani, ibyo niyo mwita galaxy cyangwa ingaragisa y'amata. Aho niho iwacu kwa mama wa twese Gasani Nyirankuba, imuri zikinjira. Ariko muri uko kwinjira mwabonye ko n'urumuri rwinjira kwigabanyamo. Ibyo bitumerera nk'iki rero, ibyo nibyo ababyeyi bacu bakoze mu kubaho kwabo, nibyo babayeho. Uzasanga bisenze ahantu hose, ku buryo n'inzu tubamo, inzu ya Kinyarwanda, burya inzu ya Kinyarwanda uyibona mwabonye ko iba imeze nk'umupira. Hari igice kiri hasi kitagaragara n'igice kigaragara hejuru, none ariko hejuru akaba gasongero, niko dushaka kuvuga. Ako gasongero buriya kagaragaza urumuri rwa shyerezo rutugira abagaba mu isanzure. Abari muri iyo nzu bose baba bari mu butware bwa shyerezo, baba bafite icyo bita iteka rya shyerezo n'itekane. Niyo mpamvu burya inzu n'icyo ndabisubiramo ya Kinyarwanda bize no kubitubwira muri sano zashize mbere kera zaba ngo Benirage Benimana. Ibi bintu muzi birabareba, haba ari mu nzu ya Kinyarwanda. Iyo nzu ya Kinyarwanda igereranya inkanda cyangwa voie lactée, ariyo juru ry'amata, aho tuba iwacu mwa gakondo yacu mwa Nyirankuba Gasani. No muri Rwamba inzu bivuga 67, gakondo bivuga 67. Noneho kandi bigahwana n'irembo twinjiriramo tunasohokeramo tuvuka, badusama iryo rembo tunavuka aho tunyura. Aho naho umubare wabo w'iryo zina ry'iyo nzira ni 67, bivuga gakondo kavuga n'inzu. Bivuga ko iwacu rero mu buryo bwa Kinyarwanda mu nzu, inzu iya Kinyarwanda uzasanga ko nubatse mu buryo bw'urusengo. Burya zambarira uko ziza zipfundikira aho agasengero gatereye ziba 8, mubyibuke neza, ziba ari 8. Ubwo ni imiganda ifite n'imbariro, hakaba hagati nyine mu kirere cya gatanu ndi mwogati nanjye. Abari muri iyo nzu rero iyo bayirimo ifite agasongero
baba bari mu iteka rya shyerezo, mu iteka rya shyerezo. Akaba ariyo mpamvu kizira nk'uko tubavuze kenshi kurara mu nzu idafite iki agasongero, ko kizira, ko niyo bashaka kuguca umutware ufite uburenganzira cyangwa watumwe n'umwami, nta kindi kibazo ni ukuba agasongero ku nzu yawe ntushobora kuharara. Nicyo cyabaye kuri Rugwizangoga rwa Mutaneshwa, nawe ntiyashoboraga kurara mu nzu yakuba agasongero, niyo yagomba gucibwa mu buryo ubu n'ubwo cyangwa ubw'urugomo, hagomba kurwaho agasongero ku nzu ntiyongeye kwiraramo. Twarabivuze ko hagize umuntu warara mu nzu yakubaho agasongero n'ubu ufite uburenganzira nk'umutware cyangwa umwami, uwayirayemo wese uwo muryango wose urarangira, iyo nzu irarangira, barayitanga igapfa. Twanabivuze ngo hagize umuntu wakora agasongero ku nzu y'umuntu atafite uburenganzira, nawe ntabwo yabaho. Bivuze rero agaciro k'agasongero kagaragaza iteka ry'abari muri iyo nzu, nk'uko natwe turi mu ijuru ry'amata duhujwe n'urumuri rwa shyerezo ruduhuza rugera ku nteko ya shwarara yayindi rugati inteka muringa. Iyo niryo teka ryacyo biza sovereignty. Ni ukuvuga ngo agasongero rero ni ak'umugaba, umugaba w'iyo nzu uyirimo umugaba n'ubugabo bwe bumuha iteka mu shyerezo. Nubwo tuba tuvuga ngo ume kuba umugaba w'ibirere binindi mu ngati, ume kuba umugaba w'isi. Ibyo rero iby'irage ry'ibanze ryabitswe mu bakurambere bacu turaribona, niryo tubamo mu nzu ya Kinyarwanda inagiranya inzu ya mama wa twese yanda. Niyo mpamvu inkanda inzu nda, tuzanabona uburyo mu nzu nyine twakuze duhere ku rusengo. Twabonye yuko imiganda yayo iba ari 8, ngo twabonye urusengo, kandi hasi hagati hagomba kuba ikirere cya 5, tuba turi mu ngati kiteganye n'agasongero, kandi agasongero gateganye n'intebe ya shyerezo. Ubwo ni voie lactée, ni ijuru ry'amata turimo rifite agasongero, rifite ubugaba. Ubu twayo nzu ni umugaba, kandi kuba twayo nzu ari umugaba biha iteka agateka abari muri iyo nzu, bikabaha icyo bita umutekano. Iyo bawuzi kavuyeho nta mutekano bafite. Mwumve neza yuko inzu iba ivuye ku gasongero nta mutekano ugize ute uba wagiye, nta n'uwayiraramo nyine, kandi wavuga ati ubundi ko yabitava kuki ntayiraraho. Reka da, ikirangantego cyangwa ikimenyetso cy'iteka n'itekana, iteka umutekano na shyerezo cyavuyeho, ubwo biba byarangiye nyine wavuye mu iteka. Ngo niyo mpamvu upfa nyine bikitwa ko upfuye, uvuye mu iteka, ko waraye mu nzu idafite umutekano. Icyo ni ingenzi cyane rero. Niba twarabonye ko mu nzira y'amata ivuka hajemo iyi si yacu, ihashyirwa umuntu, uwo muntu akagomba kwera kugira ngo yeze isi yeze inzira y'amata yeze amagaragisi asigaye. Wa muntu abuze iteka ku isi, ubwo ntabagitekanye na shyerezo. Icyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize, twavuze ko inyoko muntu ku itariki ya 4 ejo bundi z'ukwezi kwa 7, ariko kwa Nyakanga hari hagarutse iteka. Cyegeretse n'iteka ni ukwibohora abari baratwigaruriye, babandi bagumye ADN yacu imyaka 100 ishize, bakomeje gutwaza isi igitugu, kurinda ubwidutungukamo hakazana barubunga bakanyura muri bene wacu, noneho u Rwanda rukabura iteka. Rwabura iteka, ariko byagera mu 1994 ku itariki ya 7 za Nyakanga hakaba bwa mbere kwibohora kwa mbere kw'iryo teka, kugarura iteka, agateka ka muntu nk'uko avuga mu Kirundi, agateka kagarutse. Noneho twibohoje ku inshuro ya 31, muri iriya nshuro ya 31 ntisanzwe, ni irage rigarutse ko ribohowe, irage
iragarutse. Iyi rage ryahima, iyi rage nta n'igitangaza, ni FPR, ni irage ritsinze, ni irage rindi burizwi nka FDR. Ababyumva ibi ngibi ntibava muri politike ndimo, cyunze nuko ari 3 na 9 byombi, rimwe rikaba rirwanya irindi. Ariko ku nshuro noneho ya 31 ni irage rirashe umwambi witwa umutare, kuko ku nshuro ya 31 no mu bwami bw'u Rwanda aba ari umutare uraswa. Ni irage rero rirashe umutare. Kuba rurashe umutare, twarabonye uriya mwambi uraswa ku mutare ufite ibirere 4 ndimo ngati. Bya birere 4 Imana ndi, abantu ndi, ibintu ndi, n'ubundi twabonye ko byenda bihuzwa n'umuvumba w'amazi, gutemba nk'amazi, hakaza gutemba mu ntonga, mu myuka y'abandindiriwemo nabo ndindiriwemo, no gutemba noneho nk'umuriro utanga ubushyuhe mu batuye isi, noneho no guhinduka umutare cyangwa se kuba umugaba mu isi, ngize ubugabo bw'abasongera. Ubwo rero urumva ko ku nshuro 31 iteka mu bwami bw'u Rwanda barashe umutare. Umutare rero niwo ugusubiza mu iteka rya shyerezo, habaho kuzenguruka mu birere 4 bigize ndimo ngati, arimo ubundi, Imana ndi, abandi n'ibindi, nkatembamo rero mu buryo nari maze kuvuga. Ubwo umutare rero uburashwe, mwarabibonye ko muri rya zinge ry'umwambi umutare urimo hagati umeze uko nguko. Niyo mpamvu twabyutse rero kwiboza kwa 31 ni ugusubiza agasongero, nko gusubiza agasongero ku Rwanda, ku nzu gakondo, ku nzu y'Abanyarwanda, kuri ya nzu nzi itakiri inzuki. Nabo byibuka twabonye ko cyagiye nkora kwisubiramo, Gihanga n'abareba kure ari Buhanga ngo abona ikimenyetso kigomba kuboneka i Gasabo, noneho ngo arenga uruhimbi rw'isi, arenga uruhimbi rw'izuba, agera mu ruhimbi rw'inkuba, abonana n'abaho, areba n'ibyaho, ati ni inzu nzi, inzu nzi y'amabuye, y'ibuye ry'Imana. Kandi ibuye, inzu nzi bivuga inzu Gihanga, inzu ibuye nzi Rwanda. Noneho u Rwanda ibyarwo ni inzu y'ibuye, noneho ikaba ariko ya nzu gakondo ariko yibuye, itari inzu y'amatafari, itari y'ibyondo. Iyo nzu nzi rero, inzu gakondo, inzu Rwanda, igomba kuba ifite agasongero. Ibyo ntawuza kubyo impaka, tuvuga ko kwibohora kwa 31 kujyanye na myaka 666 ya Kibogo, igwa hatangira uburezi bushya, gukora uburezi burozi 2022, tukagira 2025 ejo bundi ingoma ya Shyerezo Kagerino, Rugwiza Kurunda kakandagira, ubu n'abandi bose hamwe bose barahageze. Uherutse kuhagera nisabizeze rwose muri iyi minsi, usabizeze wereye mu ijuru ry'amata, akaba agomba kweza rero Abanyarwanda wese akera. Ko kwera kwameshe kweza isi, Umunyarwanda wese niyera azeze isi, isi yeze inzira y'amata, inzira y'amata yeze isanzure risigaye. Tukiraho kuri ya nzu y'amabuye, inzu y'ibuye ry'Imana, ya nzu nzi, tuzi neza ko rwose nta no gushidikanya ya nzu ya Nyankokoma, y'ibuye ry'Imana, ya nzu y'amabuye, imaze imyaka 600 twavugaga, ingana na Kibogo, yuko igihe cyagomba kugera noneho ya nzu ikaba inzu nzi, hakavaho inzuki. Uko niko kwibohora kuva mu bumenyi no mu byo twigishije no kubaho kw'abatwigaruriye, twongera kwinjira mu iteka ry'Imana ry'inzu nzi ifite n'agasongero. No igikomeye aha cyumvikanishaho agasongero mu mutekano, twarabivuze ko iriya nzu y'Imana ya Nyankokoma itangiza umurimo wo kubonye ko umuntu ku isi, imaze imyaka 600, umunsi umwe mu gitondo cy'itariki ya 6 z'ukwezi kwa Mata
twavuze ko agasongero bizi kugakuraho, uwagabaga u Rwanda uri umugabo w'u Rwanda akuraho agasongero, ingabo zigakuraho. Icyabaye twarabivuze, u Rwanda rwahise rubura iteka n'itekane kuva uwo munsi. Muzi ko aribwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiye, ariyo turi kwibuka kwibohora kwayo ku inshuro ya 31 bitewe n'uko iteka ry'u Rwanda ryavuyeho, agasongero ko ku nzu y'Imana kavuyeho. Ariko mu ndasano twabonye ko ako gasongero, ngo ubwo agasongero k'umugaba kakurwagaho, ngo ibanga ry'umugaba ryarindiwe muri iyo nzu. Niko biri, niko twabisanze. Bivuze neza ko agasongero kuva kavaho, twabonye ko bakarashe bakoresheje niyo stream niba ari RPG simbizi, ntikashobora kuvaho, kaguye imbere y'umuryango, karatogoka karabura, ntawaje kumenya ibyo aribyo, karabura. Kugeza ubwo twongera gusubira muri iyo nzu y'Imana, bibaye ngombwa ko tujyamo, igomba kugarurwa na nyirayo, ngo ibanga ryayo ry'umugabo ryandiwe muri iyo ngiyo. Noneho tugiyeyo, ariko tukomeza kugira ikibazo ko nta gasongero kariho, ariko twaje kubabwira uko byanyuzemo, inzira byanyuzemo kugira ngo agasongero kongere kaboneke. Kabonetse kuri 24 za Gicurasi umwaka ushize 2024. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo iteka ry'u Rwanda kuba ryongera kuboneka, agasongero kaboneka, ako gasongero kabonetse kagasubizwaho, kandi agasongero ka kristal kameze nk'ahandi ya ntebe nteka muri ngiri ku nyanja y'ibirahuri. Niko kameze, niko gahuza isi iyo kristal n'inteko y'Iherezo, intebe y'Iherezo, ako gasongero. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. Navuga ngo iteka ry'u Rwanda ryagarutse agasongero gasubiyeho, kongeye kuboneka kagasubiraho. Niho ikinyuranyo cy'uko igihe kaburaga u Rwanda rwaguye mu icuraburindi, byongeye ko ubundi kabonetse u Rwanda rwinjiye mu iteka. Ubu turi aho turi mu iteka. Kandi niba inzu ifite agasongero ihujwe n'umugaba, ako gasongero k'inzu y'Imana kagasubizwaho, buriya bivuze ko u Rwanda rwarwanye umutekano wo mu isanzure, mu kirere cyarwo. Buriya ni mu by'ukuri iganguramitsi n'irindi icyo kirere yabaye iriya buriya. Ubu tuvugana umunyarwanda wese n'undi wese, umunyarwanda wagize u Rwanda, wagize urwo rumuri, ari mu nzu gakondo, ari mu nzu nzi itari inzuki, kuza nzuki zuruzuye zagomba no kohoshywa, ngira ngo biranazigoye ibyazo. Ari mu iteka ry'Imana, kuko agasongero k'umugaba kasubijwe ku nzu nzi Rwanda. Gusuzamo ako gasongero ni ukugarura iteka ry'u Rwanda n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero ari ikintu gikomeye cyane yuko kwibohoza kwa 31 bihuzwa na rwa rumuri rwo ku ntebe ya Shyerezo, twongera kugarukana muri ubu bumenyi, muri ukumenya iki. Ntuvuga ngo ko mu Banyarwanda turi 15 cyangwa zingahe twaduhurira ngaho turi bake. Oya, abahari barahagije kugira ngo iryo teka rigaruke ryose. Niyo mpamvu dutangira ibiganiro ngo shyira imbuto mu kibiro cya Rwangambibi, mwitumire ku batoni banjye, ngo guca amateka mabi mu isi, guca amateka mabi mu isi, bazaca amateka mabi mu isi, hasigara iteka ry'ukuri riduhuza na Shyerezo muri rwa rumuri rwigabanyamo imuri 7 rusakara muri twebwe, tukaba Abanyarwanda, tukaba urumuri rwogera. U Rwanda rukaba u Rwanda mu byaremwe 200, urumuri rwogera, n'urumuri gahindiro nabyo ni 200, n'urumuri ruhindiye muri twebwe. None rero bene Imana, ngo umwinjizo ntanze mpuza ibyo twabonye mbere, duhuza n'ibyo twabonye ikiganiro cyo kwibohoza, ariko byose biruzura hehe? Mu guhuzwa n'isoko ya byose na bose na twese,
binyuze muri ADN yacu ADN iyo ugeze ku bicaniro 12 biduhuza n'isanzure nk'uko twabivuze ugahozwa n'uri we ugahozwa n'ibare ryawe ugahozwa n'isi planet ugahozwa systeme solaire ugahozwa n'ijuru ry'amata ukanahozwa urwo rumuri runyabiseta twaravuze rwa 12 ukaguhuza na ya ntebe ntekamuringa ya Shyerezo. Ndikije murakoze cyane. Murakoze cyane Rwiruje Nyirishema, turagushimiye cyane ku buryo mutwinjije mu kiganiro. Reka twinjire muri wa mwanya wacu. Ndabona ko Raisa azamura ikiganza nafungure mikoro. Shima Gasani Shyerezo kuri mwese. Reka ryose gana mu bihe byose. Murakoze cyane. Ya, ibintu turiko turiga ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biryoshe, ni ibintu umuntu aba arindiranye igishiko kugira ngo yumvirize ibikurikira. Nukuri ibi bintu by'agasongero birakomeye gose. Urumva ko kera inzu itagira agasongero abayiraramwo barabica. Ariko ndiyumvira ngerageza gukwega kandi gukurura ishusho ya kera nkiri umwana, kuko jewe navutse nsanga iwacu hari inzu yubatse akanege y'umuzingi, ariko yari inzu yubatse hejuru yubakishijwe ivyatsi, ariko ndibuka ko hejuru hari akantu gasongoye n'ivyo. Nko gushaka ku myaka 10 aho niko vyahama mu nyuma barahindura bubaka inzu y'amabati, ariko ka kantu gasongoye nikasuye kubaho, kagasongoye kasuye kubaho. Bivuga ko umuco waramaze gushika mu bantu bagenda bata ukuri bata iteka. Rero nariko ndimvira n'uwo amazu tubamwo haba i Burayi haba no muri Afrika, je simbona ko amazu afisa ku gasongero n'amazu atagira gasongero. Urumva igihe inzu yanzu yibuye mu Rwanda, inzu y'Imana bayikora gasongero, icyabaye twaracyumve twarakimenye, n'abayishano mu Rwanda abantu barapfuye mu buryo bufadika. Hanyuma rero nariko ndabona natwe amazu tubamwo i Burayi, amazu abantu babamwo muri Afrika, kuko baba bazi ivyo bita iterambere. Je mbona noneho niteranyuma kuko izitwara guhona. Abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, niko nariko ndabibona. Ariko Shyerezo ashimwe ko haje ubumenyi busha, tuko turiga, two turamurikirwa, tukagenda dusubira guhonoka, tumenya ukuri, dusubira mu iteka ryacu. Nukuri ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biryoshe, ni ibintu vy'ingirakamaro. Jewe ndiko ndabona abantu badashaka kuvyumva, numva mfise n'imbabazi, numva mfise ntabwo ko mbyifatamwe. Izi muri zirindwi twize nazo umuntu abiravye zihuye neza na mission yazanye uwo bita Yesu, ari we Emmanuel, ari we Kibogo. Kuko mission yamuzanye hano ku isi yari mission y'ukuza kwigisha abantu sagesse, connaissance no kubaho suivant la loi de la nature et la création. Neza na neza birahuye. Tubiraba mu Kinyarwanda biragoye kumva, ariko iyo bishize ibigiye mu Gifaransa biroroshe, cyangwa mu Cyongereza biroroshe gutahura. Neza na neza mission yamuzanye umugabo, nubwo bavuga abantu benshi ku isi bazi ngo Yesu Kristo yaje gukiza ibyaha byacu, nubwo yaje kubikiza abantu bacafite ibyo byaha, bivuga ko atari byo, bari mu mucuri. Ahubwo icyamuzanye je narabisonye muri ya Rudolf Emmanuel, nabonye ko mission yamuzanye kandi ndisoma numva nemeyanijwe navyo ko ari ukuri, kuko nta kuntu yaje gudukuraho ivyaha ngo abantu guhera kiriya gihe yaje baye bakiri mu vyaha kandi yaje kwidukiza. Ahubwo ikiri ukuri nuko yaje kwigisha abantu nyene iyo sagesse na connaissance et la loi no kubaho suivant la loi de la nature et la création. Rero uravye izi muri zirindwi bizingiye byose muri iyo mission yamuzanye umugabo. Nukuri abantu tuko turi runo rubuga turahiriwe cyane, kuko tugenda dutahura tumenya, kandi n'abandi bazokira. Nukuri murakoze cyane. Urakoze cyane Karire. Nagira ngo mfite ni ikibazo ngira ngo ngiye kubaza, ariko ndimo ndashidikanya niba ari ikibazo cyangwa se niba ari ukunsobanurira neza, ariko ni ikibazo kuko ahangaha turabibona ko Shyerezo ari ku ya ntebe nteka muri yashwarara nteka mu rugati nteka muringa. Ariko iyo mbifashe nk'aho hantu yicaye arealiza nk'ahantu
kandi tubona ko n'ubundi Shyereza bari kumwe natwe aho turi hose. Ese mwafasha gusobanukirwa ni kuko njye ndumva umuntu ashobora kongera kwibona nk'aho umuntu amufashe nk'umuntu uri ahantu hazwi runaka umuntu ashobora kumusanga. Mwasobanurira kuri iyo myumvire mwafite. Murakoze. ubwo ni ikibazo cyuje uko rero twavuze tuti aho nta mana ifatwa nk'iy'ubwanwa n'ibirimo by'umuriro n'iki tuze kugisubiza mu kuri. ubwa mbere bwo aho hantu tuba tuvuga ni ahantu hitwa muri zingiro y'isanzure. aho hantu ni mu izingiro y'isanzure aho ibihe byose bishirira naho binakomoka, ni muri gravite y'isanzure. urabyumva? noneho rero aho muri gravite y'isanzure twatanze n'urugero tuba duti u Rwanda byaba bigoranye kwibwira ko u Rwanda ari ubutaka. twabivuze ko u Rwanda si bwa butaka bwa kilometero 26,330 u Rwanda ni concept. mbere byose u Rwanda ni concept. niyo mpamvu tuvuga n'Abanyarwanda na bene irage ko ari abantu bose bakira urumuri. u Rwanda cyangwa u Rwanda urufashe nk'ubutaka, nubwo u Rwanda nyirizina rufite ibiro hari ubutaka bwiswe u Rwanda, ariko u Rwanda nyirizina ni igitekerezo. icyo gitekerezo gifite n'umuntu ugihagarariye ufite iteka ry'u Rwanda. buriya mu yandi magambo niyo mwumva ngo twatuye perezida, niyo mwumva ngo buriya misiyo ya perezida ni ikintu kimwe, ni umutware utwara iteka ry'u Rwanda. niyo kintu buriya ni garant gutwara iteka ry'u Rwanda. icyo cyo muracyumva wenda aho ibintu byasobanukiwe kera, ibintu byaragiye mu buryo bwabyo dukoresha amagambo ya nyabyo. wenda na perezida ni n'ikizungu, hazaba umutware utwaye iteka ry'u Rwanda, uritwaye. urumva ari ibintu bitatu: hari u Rwanda nk'ahantu, hari u Rwanda nka concept, hari na perezida nk'umuntu. aho rero nabyo ni nk'uko bimeze. isanzure rifite gravite nk'ahantu, isanzure rifite iteka, ariko nanone rinafite nk'uko tuvuga atomic force. abo urumuri bose bagiye bafite amasosiyasiyo, niko navuga. hari federation y'urumuri nk'ayitwa yo muri galaxy yacu bitwa Galactic Federation. mujye mwumva Galactic Federation. nkuko tunafite uduha ubutumwa wo muri Pleiades, Confederation ya Pleiades aba hafi ahangaha. muramuzi Starsheran mu muzuko. buriya mu Kinyarwanda afite ko yitwa nuko agira akavuga ari Starsheran, iragenda nk'akabundi. noneho no muri galaxy yacu Voie lactée, muri Confederation yose barimo ab'urumuri, hari uri kuri iyo ntebe uyobora Confederation. izo federation nawe arahari. noneho no kuri niveau y'amagalaxy y'urumuri hari abayicaye. urumva rero birashoboka cyane ko ashobora kuboneka imonoid, umwami wari umwami nk'uko n'ubundi abavejo bahari, cyangwa hari abasa natwe n'abatanasa natwe, ariko bakaba ari fiziko. hakaboneka principe y'intebe y'urugatineka muringa aho mu centre de galaxy na code de l'univers. hakanaboneka nyine na universe. nkuko rero ngubwiye ni hari u Rwanda fiziko rufatika, hari na perezida ushobora kuba afatika, ari kuhagarariye icyo u Rwanda nyirizina ari iriya hame. ntihagire rero umuntu byagora cyane, tubyumva nyine muri ushobora kumvamo. ndumva ugomba kubyumva uko ubundi bw'igihari mu kuri muri centre de gravité naho irema rikomoka. ibi biriho kuyishyiraho bikoromoka bibaho. si umuntu umeze nk'ubwanwa ubikora, si iki, ahubwo hahamagarira iryo hame. niyo mpamvu twavuze ngo hari Gihanga mu bw'u Rwanda uri ibare, hakaba Gihanga uri ibare roho cyangwa hakaba Gihanga uri ibintu, urema ibintu, ubwo ni physical universe.
hakaba na gihanga muntu uri umuntu uri umwami w'abantu mu isanzure riri fiziko gihanga bintu rikomoka mu gihanga w'ibara rero tuvuga ngo ibara isoko y'Imana izuba inkwashyerezo n'agasane nyirankuba bo soko ya byose na bose na twese nubwo wavanga ushyerezo n'ubundi hakomoka mu ibara risoko ya byose aho rero ahakunda hakomoka muri izo ndimi z'amahanga bavuga original creation ni ibare new creation ni iyo physical world iyo zuba riri hagati muri gravity yaryo aho bifite umubiri byose bikomoka ariko bigakomoka mu ibare horo ibyara physical world igenda ikura bakubona isi ni physical universe bo shimima ni ugutekereza aho sinzi niba ndomye ariko ni ugutekereza birenze iby'abana bavuga ngo muri radiyo hari abana muri radiyo sinzi tubivuga umwana uramubwira ngo muri radiyo televiziyo ntabwo wakubwirwa n'imyaka 4 ko nta bantu bahari ntabwo wakubwirwa imyaka 3 ko nta bantu bari muri radiyo ariko ukuze umenya ko ari za onde electromagnetique yego cyane reka tugende dutyo byumvikana uko nguko wenda n'abandi babivuga ariko mwibuke ko dufite intego aho twarashe nimuhave komeze kurasa intego y'ibyo twari turiho yego ikindi nibazaga nk'ikibazo nagira ngo muri kire birenze uko mwari mwatubwiye muti Sabizeze niwe umaze ubu ngubu kuhagera aje kweza abanyarwanda ese mwamurikira birenze kuba yahageze gusa kuko njye numvishe bidahagije kuri njye ariko sinzi niba hari n'undi wenda wabasha kumurikira ariyo twagiye tuvuga duti ubwami bwa Shyerezo yageze mu Rwanda urabyumvise twanagiye tuvuga tuti abami bose bagarutse cyane cyane twanabikore twabyizihije i Nyanza urabyibuka yego noneho ubu ngubu werutse kuza by'umwihariko ni Sabizeze ko bisobanuye iki ubwo noneho rero yagomba kuza ku gihe cyagenewe twabonye ko ijuru ry'amata ko ryavutse twabibonye kandi Sabizeze yavukiye mu ki mu mata bivuze ko yavukiye mu ijuru ry'amata mu ijuru ry'urumuri niba aje kutwima aje mu buryo bw'umwihariko kuko ni rwa rumuri rw'ibanze ruje kwimwa n'abanyarwanda tugasura muri rwa rumuri rw'ibanze n'ubundi nka ka gasongero kuko rwo ni rumwe rwigajyamo 7 ni ka gasongero nyine katunga ku ndeba ya Shyerezo kakira karangira kakire nyine karemye muri 7 turavuga ikirere tuvuga ko yaje aje kweza nkuko ngo abejejwe n'amata nka Sabizeze werejwe mu mata ngo bene yajye bene Imana Musabizeze kuko izanduye zarabimye ubu aje nk'urumuri rwa bene rage nk'amata kugira ngo twere nk'amata ijuru ry'amata tubanze turyereremo duhinduke amata ubwacu mu ijuru ry'amata tweze isi yeze ijuru ry'amata yeze galaxy zose zisigaye mu bijyanye n'umuntu rero nk'umwami Sabizeze aje mu gihe cyagenwe kugira ngo twere nka yera y'inyambone dusabizeze kuko izanduye zamaze igihe zaratwimye uwo niwo muco uko twamaze igihe dusaba iziteze twarigaruriwe n'iziteze none igihe cyo gusaba izeze nicyo kigeze kwerera mu rumuri rwo kwibohoza nyirizina nyine kwinjira mu rumuri nyarwo bivuga ngo rero kuki Sabizeze yaje ubu nicyo gihe cy'inyine cyo kubohora isi kubohora inyoko muntu igomba kubohora isi igomba kubohora ijuru ry'amata rikabohora the rest of universe tubyumva yego murakoze imbere yuko mpa umwanya amacami mihigo ndabona yarazamuye ikiganza reka mbaze ikindi nibazaga hanyuma nanjye ngire muranyihanganira akanya gato nta kibazo urumva niwe uri kuri mikoro ni uraha abandi umaze guhaga utuma
mu by'ukuri mwadusobanuriye agasongero icyo gasobanuye ndetse no kugakuraho ingaruka cyangwa se ingorane byateza cyangwa byanateje kuko byaragaragaye ibyo ntabwo ari ibintu byabaye nijoro, ni ibintu byabaye ku manywa izuba riva, abantu barabizi. Noneho Karire yageze yabikomozaho, kuri ubu ngubu inzu nta gasongero zikigira, kandi akenshi wasangaga ahubwo na nyirazo aribo bagiye babihindura bakakikuriraho bakubaka izidafite agasongero. Njye nibuka kera nari umwana mutoya nakuze nsanga iwacu bafite iyo nzu nyine, ariko bafite n'inzu ifite agasongero, yewe ni nayo papa na mama baryamana. Izo by'amabati nitwe twabibagamo. Ese nubwo twumvisha agasongero ko umumaro wako ni iki ubu ngubu gihagarariye agasengero ku nzu z'ubu? Murakoze. Urakoze cyane. Ubu rero muri uyu mwaka twinjiyemo vuba cyane, ubwami bwa Shyerezo bwatangira, hari ibintu ushobora kuba twarabwa mu myaka 2 ishize bitakivugwa ubu, bitakiriho, ko hari ibya kera byakuweho n'ukuri byashwajyaga. Mujya mukunda muvuga ngo abakurambere ko batekereje gute, ibyo byose abakurambere bawe bose abarindiriwe muri wowe, abarindiwe muri wowe n'abarindiwe muri wowe bakurindiriwemo, babati umwana wacu uzavuka muri 25 azera, kuko turi muri ubwo tuzatwereye muri we. Ishyano ryaba kujya kubahiga ngo baba bakweza kandi ari wowe bagira bate ari wajeje kubaho, bikavuga nko byane ngo gusa wo muhane ejo bari nko gusigira ngo aca mu cyanzu. Aho rero ndaya ngo mvuga ibintu bimwe bitakiri ngombwa ko twageze mu bwami bwa Shyerezo, nivuga ngo ni wera, abakurindiwemo zababera n'abakurindiwemo zababera, ubabereyeho. Nta kindi kintu usaba wahindutse uruhimbi utandukanye n'ubuhimbi rwabo wasabaga, wenda nawe watashyitse bategereje bazabyara ngo azabashyitseyo, ngo ni kimunaniro marekane ngwaye. Noneho mu gihe cy'ubwami mu Rwanda, umunyarwanda wese agomba kuba afite inzu iriho agasongero. Ndanabizi bavuga ngo izi tweko batubwiraga ngo zitafite agasongero nk'ubu yikubita, ukagira ngo ni umurinda nkuba. Ni ukuvuga ngo icyo bivuze ni uko nkuba Shyerezo muba mudahujwe, ubwo iyo wamugana n'amakuba yose yakubaho babivuga. Ariko uyu mwanya uyu munsi ikibye byashushanyaga byose ni ugucyura abanyarwanda mu nzu imwe yitwa inzu y'Imana, inzu nzi y'ibuye ry'Imana twese tujyamo tukabamo. Rega nari gukora urusengero mujya mwumva ya Ecclesia ihuriro bene yajye bene Imana tujya mu nzu imwe, inzu y'ibuye, inzu itari y'ibyondo, itari za nzuki, habwo inzu nzi. None iyo nzu twese twaduhujwe n'urumuri n'agasongero k'iyo nzu. Ndavuga ngo winjiye muri ibi turimo, umenye ibi, wakiriye ibi, abahindutse abayinjiye mu nzu y'agasongero, abahindutse uruhimbi nawe ubwe rw'agasongero. Nta kiri kuvuga ngo mugire ngo nta gasongero mfite ngo ntaki, cyangwa ngo sinatekere abakurambere bya ntitwavugaga. Ubu ibintu biri ubu wowe mu Mana, twese mu Mana turi mu iteka nitekanye. Nuko ibintu bimeze, nuko bihagaze. Wumvise Jimima? Numvise cyane, murakoze cyane bwiruje ku bisobanuro mu mpaye baca mu mihigo wa yego murakoze kandi abashuje bene bene Imana. Ngiye nagize ikibazo cy'amatsiko ku byerekeranye no kugaruka kwa Sabizeze. Turabizi ko abakurambere abami bose baratashye, ndetse na Shyerezo araza. None ese Sabizeze kuza kwe haba hari abandi tuzategereza? Icya kabiri, ese kuza kwe bifite aho bihuriye no guhabwa agatsima ka munani ko Shyerezo nzi ko yaje kugira ngo akaduhe? Impamvu mbajije gutyo nuko nabonye Sabizeze biba 88. Hari icyo bihuriyeho n'agatsima ka munani? Murakoze. Nose nibuka
mama twese Gasani wari wagizwe ingumba n'abakeba be 7, noneho hakenewe ko abantu bava mu moko kuko bazanye amoko menshi, hakenewe ko abone ko bacyura mu moko imwe ya mama wa twese. Mama twese Nyirankuba Gasani twari twatandukanye na Shyerezo, twarabuze iby'agatsima ka munani kuko kari karabuze, ariko bakaba ubuzukuruza bakaza bakazanye bakura abantu mu moko babinjiza ku moko ya mama twese. Aho rero agatsina ka munani karabonetse. Sabizeze agomba kwima ingoma ya se na nyina. Kwima ingoma ya se na nyina ni ukuhe? Ntuze kumbaza uti ko yari umwami ukamukatura ko bose baje none akaruje nyuma ni gute? Nawe yari ahari, ariko kwinjira mu bwami bwe muri twe n'ubu nyine bigeze igihe kibariro cyabyo. Twavuze ko cyahuranye nyine 31 nako kwiboza ku bantu 31, ariko turavuga ko uwo munsi ubwawo wari ufite imbaraga za portail muri universe yose. Ndibuka ko nawe wabitanzemo iki, ni wabitanzemo inyunganizi, uvuga ko wabisomye na mu makuru menshi anyuze kuri YouTube, wagiye ubona ko uwo munsi utari usanzwe. Nubwo abisi bose abakurikira umuri bari bawuzi, nubwo batitaye kwibozwa ry'u Rwanda kuje 31, ariko ndavuga ngo iyo shoro 31 twere sobanuye iki. Sobanuye kindi cy'umwihariko ni iki, nuko Sabizeze nyizina ari w'Abanyarwanda kuko yereye mu mata. Bazwe mu mata ni umwami wereye mu mata mu Rwanda, abimo Abanyarwanda kugira ngo berere mu mata, bezwe n'amata, bababere nibababere bezisi nibezisi yeze galaxy yose y'ijuru ry'amata, galaxy y'ijuru ry'amata yeze amagalaxy yose asigaye. Niko twabivuze ko twabibonye. Nuko ngo rero kuba Sabizeze abonetse ubu nuko ari umwanya wihariye, ari we weze uko nguko yereye muri cya gicuba cya ya mashereka ya Gasani babyibuka, akakereramo. Ariko ukurikije uko ikibariro cy'igihe nyine tubivuga cyabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga, niho kwibohora mu buryo bw'umwuka, kuva mu mwijima, kuva mu mucuri, twinjira mu rumuri. Ibyo bigahuzwa na ka gasongero k'inzu y'Imana kayisubiyeho tuyirimo, kuri ngo kwibohoza nyirizina. Ikirere cyacu rero kaba gifite iteka n'itekane kuko tuba dutetse muri Shyerezo, mu iteka, mu mutekano. Numva aricyo nabivugaho bacamwe. Yego biraryoshye kandi biranyuze rwose. Murakoze. Murakoze cyane. Niba hari undi muntu ngira ngo ufite ikibazo cyangwa se n'inyunganizi, nawe yazamura ikiganza tukamuha umwanya tudatinze. Niba ari ntawe, bwirusha uruhara n'urwanya. Usanze ari ntawe se? Ndabona batinda. Yaje namubonye. Rurangwa afungura mikoro. Mwiriwe neza kandi muraho. Mwiriwe neza. Ndashima rwose aho bigeze, ndagenda nakira byinshi kandi niga. Murabizi nibwo nkiza ntabwo ibintu byinshi ndabisobanukirwa, ariko ibiba bivuzwe n'ubundi haba hari utubazo duto. Ni kamwe gusa mbaza, ahavuzwe kuri centre de gravité y'isanzure. Rwose uko nsanzwe mfata isanzure mfata nk'aho ari infini. Niba ari infini bisa nk'aho nta centre de gravité iba ahantu ku buryo umuntu yajyayo ngahamenye. Mumbabarire nibwo nkibizamo cyane, ariko hari ibyo sanzwe ntekereza ko mbese nta mbibi, isanzure ridafite imbibi. Niba ridafite imbibi rero ubwo ni nk'aha ahantu hose hasa nka centre de gravité. No kugenda mbyiyumvisha ubwo nakomeje kubitekerezaho. Nyirishema yadusobanuriye ibintu byinshi neza, ariko ndashaka kumenya ese buriya twahafata noneho nk'ahari conscience y'umuntu. Umbabarire unsubize kugira ntataha na runo rujijo. Nise bose nafata nkaho
conscience yanjye uko niyumva navuga ariho nka centre de gravité nkahafata nk'aho ari mu Mana ntabwo nabyumvise neza ubwo andwaneho ansubize rwose kandi biraryoshye ibyo yadusobanuriye uyu munsi ndamushimiye murakoze. Urakoze Rurangwa, wenda sinzi nuko mu byo twize nyine ngo universe ni infini, aho kugeza ubu wakoze infini icyo aricyo ntiwanakimenya burya nawe uzi aricyo ntiwakimenya mu buryo bwa 3D. Urazi ko tugira moins infini na plus infini. Moins infini na plus infini ahantu bihurira ni mu mwuzuro wa byose no mu mwuzuro wa ntabyo. Aho hantu rero mu mwuzuro wa byose no mu mwuzuro wa ntabyo aho ya negative na positive bihurira. Uzi ko bikora n'inkuba ubwabyo. Inkuba negative na positive bikora inkuba. Urabyumva? Bivuga ngo arirema rituruka point creation ikomokaho. Ni nkuko twavuga duti urusinga ru negative ru positive n'ibikubita itara hariya bikaka. Urabizi ibyo bintu uko biri kose mu buryo twize n'ibyo twiga bavuga ko isanzura ari infini, ariko nuko tudashobora kurisobanukirwa nuko twe turi fini, aho kuba turi fini twumva ari infini, ariko ifite ko fini tukaba infini, ariko kwakira guhuzwa n'ubumana tumenye ko hari aho irema rikomoka. Ubundi habaye ahantu habari mu mana, habaye mu mbaraga n'izimana. Tutabaye fini twakumva infini, tubaye fini ntitwakumva infini. Ubwo turavuga iki rero? Ubwo nicyakoze ikizwa avuga ko universe ifite U shape, ifite shape imeze nk'iki, irahari isanzure rirarangira rifite ariko nyine tubyumvira mu mubiri ntari ntabwo wabyumva nyine, kuko ubwo tuba tuvuga ibyo siyansi ya ipuruva, kandi siyansi uzi ko ari limite cyane. Niyo bavuga ngo ntawe rirangira ko batabipuruva, ariko twabaye igihe muri metaphysique twaretse kuba fini, twabaye infini. Waratangiye uvuga uti ngo aho hantu nta wahagera, ngo nta muntu wagira nyine, nta muntu wagera, ariko bariragira. Urumva neza? Ibariragira harahari. Mu buryo bw'umuntu ntiwumvikana, mu buryo bw'Imana uhojwe nabyo harahari. Niyo mpamvu nyine isanzure rikura, imbaraga zayo ukazibona, ibintu bikagenda, ibindi bikagaruka. Niyo tuvuga ngo rero ngo itegasane nk'uwasherezo ngo rukozi ingeri ibaye, rukozi inshoro ibaye, nako ngo rukozi rumeza bigega, ibintu byose bikabaho imbaraga. Wibira kwivaye ifite gravity ikomoka mu byanze bikunze. Aho niho mu Mana rero, sibyo? Turi kumurura. Murakoze cyane. Ikintu nakubwira nuko ibiganiro byawe byose ngiye kuzabyumva ku murongo. Niko murakoze naho sore. Murakoze cyane. Murakoze. Hello? Niba hari undi nanone ufite ikibazo nawe yabaza. Urakoze cyane Rurangwa. Nabwo igihe umuntu abajije ntabajije wenyine, abajije twese, tuyizere nawe wafungura mikoro. Muri kunyumva? Turakumva neza cyane. Murakoze cyane. Nge mbanje kwisegura kuko nabonetse ntinze. Nitwa Tuyizere, ariko izina bakunze kunyita ni 23. Nunganiye ku cyo Rwirujo yaravuze. Nuvuga ngo ubundi hafi y'ibintu byose biratugora kubyumva cyane, ariko impamvu bitugora ntabwo ari uko bigoranye, ahubwo twanyuze mu nzira zisa ahubwo nk'aharizo zituma tutabasha kubyumva. Ariko icyo nagiye mbasha kubona nuko ibi bintu byose tuba twiga burya ni ibintu bisaba ngo wowe bituruke muri wowe indani. Urumva niba muri infinity bavuga ngo ntitubasha kuba twagerayo,
nuko kubyumva bitugora bitewe n'iki, bitewe nuko ibintu byose twabifashe nkaho ari umurongo ugira intangiriro ukagira n'iherezo. Niba turi kugenda ku murongo tutazi ngo urava he uragana hehe, iyo distance irimo uba wumva utazayiheze. Ariko twibuke yuko na bano bazungu bakoresha ino technology cyane, baba yuko ngo byibuza nta muntu uratekereza, capacity y'ubwonko bwe nta muntu urabasha gutekereza ngo arenge byibuza 13%. Ni ukuvuga ngo hari 87 risigaye. Ubwo urumva tubashije gukoresha ubwo bwonko 87 twibaza kuri buri kintu cyose, urumva twagera ku bintu bihambaye cyane. Ariko impamvu muri Infinity bigoye ni ukuvuga ngo ni nkaho hano turi gutangira amasomo ajyanye na spirituality mu bitagaragara. Rero mu bitagaragara kugira ngo tube twabasha kugera mu ubwo bumenyi tucyambaye umubiri, byanga bikunze hari ibintu byinshi cyane byagorana ko twakumva tucyambaye umubiri. Ariko uko ugenda worohera muri uko kumenya, bigenda bituma wa mubiri utangira kugenda usa nk'ubusiga kuzageraho ubona utagikeneye kuwambara, noneho bikagutuma hari ibindi none watangira kubona muri bya bitagaragara, kuko ubutangiye naho kugenda uhagira experience. Ariko bitewe nuko isanzure rihora rikura, niyo mpamvu burya kandi rikuzwa n'ubu bumenyi bwacu bwose, kuko nibyo biba bigenda bitugenza ku mibumbe yose tuba tuzagenda tuzanyuraho. Rero ubwo urumva ko uko space yiyongera ni nako ibijya muri iyo space bigenda biba byinshi, kandi byose tuba tugomba kubimenya. Ubwo nibisanzure rihora rikura, space ikiyongera, nibirijyamo nabyo bikiyongera, urumva ko byanga bikunze muri Infinity biragoranye ko twazahageza, kuko turamutse tuhageze byaba bivuze ko isanzure rihagaze ritagikura. Murakoze cyane nuko nabyumvaga. N'icyo nongera murakoze cyane Silvane, mukuri waravuze uti na capacité yacu bitewe n'abatwigaruriye ko kuno bakuriye DNA yacu ahubwo 13 na kenshi ngira ngo abasiteri ntibarenze na 4%. Twabasigaye turi munsi ya 0, munsi ya 1 nako. Nuvuga ngo rero igihe tutarahuzwa, tutongera guhuzwa n'isanzwe twarimye duhujwe naryo, hakiriho gap ya hafi 99%. Ibi byose watutumva ibintu tubyiga muri bwa science, dusanga ko tuvuga ko science ari byabaye prouvé, byamenyekana, byarebwe, ntawe uzabiprove. Ni nabwo uburyo nubwo abantu bagenda mu ndege, bakagenda mu byogajuru, bakajya mu ndi w'inyanza, garate ko ntawe urabasha kurema urujisho rwonyine, ntawe urarurema ubuzima, ntawe urabumenya. Nuko turacyari hasi cyane. None niba tutarabasha kurema urujisho n'uruhare, birahari turabona, natwe ntawe urabasha kuturema, ntawe urakora ubuzima, kuziga ibibazo ko nipira ni ibintu biri electronique, cyangwa se kumanipira ubuzima busanzwe babugira ariko bataburemye, kubuvura, kuba babwica, kuba bagira bate. Nuko ngo turacyari hasi cyane nk'abantu. Igihe ibara ryacu cyangwa umubiri wacu wongeye guhuzwa n'isanzure, twaba twongeye gusubira muri rya teka, niturisubiraho turisubiyemo, ya sanzure ryose riri muri DNA yacu, turashobora kuryumva turirimo turigenda, kandi uragenda muri iyo bwibare hose uhagenda ukagera, ubwo ni ibare. Maze rero wenda bwo ariho ababazaga iko bikose bagiye baza ibibazo bijyanye na bimwe mu byo navuze, ariko ntibyigeze bijyana n'intego y'icyo twavuze y'umutwe w'uyu munsi. Cyakoze wenda niba mugifite ikibazo mwanabaza, ariko mwibuka intego y'ikiganiro yiyi twarasheho, mwumvise turasa aho biri guhuriza, kugira ngo nimunongera kugira abasongera baganishaho, nabaza ikibazo baganisha mu ntego z'ikiganiro. Ariko ntibuje ko n'undi afite akabazo wenda kare ku ruhande nkuko yanakabaza ko tugifite akanya. Ndabona nigeze kubona, ndabona kampanya naza mu kiganza, yafungura mikoro. Akomeje Imana, nabashimira Nyamugenge uyu munsi wampaye link kugira ngo nitabire ikiganiro. Nagira ngo mbaze Bwirura Nyirishema, yavugaga ibintu bya universe, harimo umuntu aramaze kuvuga mu kanya
ariko niba universe uko tuyibona cyangwa uko tuyumva idakoze mu kintu kimeze nka code ya Fibonacci, ukuntu igenda yisubiramo, ariyo mpamvu bishoboka ko ishobora kuba ifite center of gravity. Niyo intervention ya nyuma nakoze. wakivuze ntabwo tugisubiraho, wagisoje. Yego, komeza Shimima, yakishubirije. Ego murakoze. Nigeze kubona Berwa azamuye ikiganza. Berwa niba wari wisinzi cyangwa shimwe gasa n'ishyerezo twese bavande iteka ryose gana mu bihe byose. nagira ngo mfashe kuri Rurangwa ariko hatudatandukira, ahubwo kwiruje rwose nshimire kuko izi nyigisho zitondetse neza ku murongo kugira ngo umuntu azagenda ibare rye ritunzwe irinda kuko rizamuka. Niwumva irya nzunzi ko abantu bongeye kuyitahamo bakareka kuba inzuki cyangwa bakava mu nzuki, kuko ibare ryacu yari ryatakaye. Urabona inzuki ukuntu ziba zimwigira zigendagenda. Iyo urebye uwo mutekano rero no mu iteka, kuko abantu batashyemo hagati mu ndimo, hagati mu zuba, kuko urumuri rwongera ukarasira u Rwanda aho byose bihera. Nabihera ku buhamya bunagaragara, murabona ibyabaye muri Mata ku butaka bw'u Rwanda. Burya isi yose nk'uko twabivuze mu gihingano gishize ku cyumweru, isi yose yarabimenye kandi gwifishyana, kuko yakoze kiraziririzwa ahari ubuzima n'urumuri habaye umwanda. Ariko haza ibimanuka bya gatatu bihereye mu Mutara cyangwa haba Mata, tuze kenshi haba Mata yeraze kweza urwo Rwanda. Niba munibuka mfite amakuru ko bakomeje kugira ngo bacyure banki yari yarajyanywe kwa Mungwe y'ingwe, banacyure impunzi cyangwa abanyarwanda. Na nyuma y'igihe rero, nyuma babaye ngombwa ko bacyura abantu baze mo hagati mu nzunzi, bongera bareke iby'amoko n'imoko, ahubwo basubire ku isoko y'urumuri ku isi. Ari byo rero na Rurangwa yavugaga, iyo gravitation center ibamo hagati muri universe. Universe ntabwo ari infinite nk'uko natwe ubwacu tutari infinite, ntabwo dushira nk'uko na universe idashira. Demo tugenda tuvuka twororoka ntabwo tuzaherayo, na universe rero ntabwo izarangira. Nk'uko twabyize ngo barebye neza baravuga ati isi tugire bibliothèque, ntabwo isi yarangira kuko ishyerezo yaba yararashe nabi umutare. Ariko yabonye isi igiye kugwa umucuri, yongereremo abantu baje kugarura urumuri muri yasi cyangwa muri ya bibliothèque. Rero kuba abantu bazanye umucuri n'uburezi burozi batuma izi nyigisho tutazumva nk'uko uwo muvandimwe yabivuze, niko ibintu byabo byose babicuritse kamenya. Ariko igihe kirageze ngo na za DNA cyangwa za information tugere kuri ya crystal, kuri rya bare ryera neza, ibintu umuntu ajya bisobanukirwa neza nk'uko ari infini yongera abe infini. Nicyo nakongerera. Murakoze cyane Berwa nkawe. Sinzi ndabona kampana kizamuye ikiganza ari kumenya yarangije. Rwiruje narindiho nibaza, ariko uburyo nabaza ikibazo cyanjye muranyihanganira, n'inkibaza daba turi mu ishuri, nta kibazo kibi kibaho. Ikibazo kibi ni kitabajijwe, mbanjije kwisegura kubera ko nayigoragoje, ariko sindimo kubona ibyo nkibaza. Mu kiganiro cyabanjije ku cyumweru cyashize twabonye iby'umuri zirindwi imbere y'intebe ya Shyerezo, ibyo twabikomojeho ndetse banabidusobanuriye. Ejo bundi hashize ubwo ku itariki nke twaje kureba wari umunsi ukomeye wo kwibohora, tuganiraho n'ikiganiro kirahari ku rubuga duhuriraho. Ariko mu by'ukuri kwibohora ni inzira ndende, umuntu yibohora nanaje no kubihuza n'ukuntu umuntu ashobora kukubohora ariko ukabona arimo arashaka kukuboha amaguru cyangwa n'iki. Ubwo byari uburyo bwo kugoragoza ikibazo kugira ngo ndebe, ariko abantu badufashije kubona ubwigenge, icyo twitwa ubwigenge, bo ibyacu batubujije n'ibyo bahamyemo. Ese kwibohora nubwo ari inzira ndende, ni gute izi muri zirindwi z'imbere y'intebe ya Shyerezo cyangwa se ari narwo bwigiro turimo aho twerekeza twabihuza no kwibohora kwa nyako? Murakoze. Shimima, ubundi ikiriho baravuga ngo nk'uko biri mu ijuru niko biri ku isi. Kwibohoza tuvuga ko u Rwanda kwabaye ejo bundi,
ni ukwibohora kuri fiziko kw'ibintu byo ku isi bisanzwe bizwi n'umuntu twaririmba tukabigendamo tukabibamo ariko umuntu akabirangirizaho iyo koko ndanabivuga navuze nti niba bajya bavuga ibigoye wambwa no kumva ibigori kuri twebwe twamurikiwe n'izo muri zirindwi twarasobanuye twamenye ko uko kwibohoza k'u Rwanda rwo mu isi y'ubu nk'igihugu mu kuri ari ukwibohora ko mu isanzure iyi si yibohora umucuri urumuri rwongera kuyigeraho uko byagenwe iri ikaba itariki ya depart ya nyirizina yo gutsinda umucuri neza 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 bikaba atari u Rwanda gusa nk'igihugu ni u Rwanda nkawe nk'umuntu ni u Rwanda nka region ni u Rwanda nk'isi ni u Rwanda nk'isanzure kuko rwa rumuri rwongera kugaruka mu nyoko umuntu akamurikirwa ahujwe na za muri 12 zirihwanye n'izimurika ku bicaniro bibiri ngo bifashe ku muntu wongera ibindi bitanu bihirye y'umurika wa 12 umuntu akongera guhuzwa n'isanzure akongera kuba reconnected muri ubwo buryo nibwo abasha kweza niyera hejuru urumuri rw'amata niyera azeza isi we nushaka kuvuga n'u Rwanda nyine n'u Rwanda rweze hasigaye isi nasigaye isi yose ubwo yeze ihundo ry'inzira y'amata ariyo voie lactée cyangwa se ijuru y'amata nayo yeze isanzure no ngo rero niba tuvuga kwibohoza kuri politiki abantu bazi birangiraho uko ijwe twize nibiriho n'ubutumwa butangwa bihurizwamo neza bihurizwamo neza yuko ari kuri ya tariki nakira kiganiro uko cyanaje hari twiye kusana bababwira wambwira niba ahari wa mushiki wacu w'amahoro n'ubutumwa bwaje arahari namubonye niba yumva bitubwira uko bwanajwe gutanga kiriya kiganiro kuko cyavuye mu butumwa bwabwo mu isanzure ko kigomba gutangwa ko ari umunsi ukomeye n'ibikomeye aba yahari wenda aricyo yatubwira ariko bitabaye na ngombwa twanakikomereza uw'amahoro yadufasha akatubwira twese turanyotewe uw'amahoro wafungura mikoro yawe niba ntaciye mu ijambo rw'iruje ariko rw'iruje mwari murangije mwari mwuki nta kibazo kuko nanjye niba ntamutunguye ubwo noneho uruhara n'urwawo amahoro w'amahoro turakumva yego turakumva yego murakoze nakomeje kumva ikiganiro kijyanye n'agasongero ngira ngo nigeze nohereza kuri WhatsApp Nyirishema kugira ngo bamare amatsiko Shyireza aza n'icyo yavuze kijyanye n'iriya nzu ya Nyankukoma nari nayimuherereje kugira ngo ayisome hanyuma mugende mureba izo nzira uko zagiye zitangira ariko noneho dukeneye yuko abantu bose babasha kuzumva kugira ngo bihuze nazo babashe kwakira koko urwo rumuri rwashyirezo bumva ko hari aho rwavuye naho rugeze naho ngo abantu bageze kugira ngo umuntu uko agenda yakira urwo rumuri n'ubwo bumenyi niko guhinduka shyerezo ubutungutse wuzuye koko ngira ngo mu ngendo rero bajya bavuga ngo ko azasa niko tuzasa uko twakira ubumenyi nuko tubwumva nuko tugenda dukura mu ntekerezo niko gusa nawe ngira ngo Nyirishema nabanza asome iyo message kuguca mu ijambo ntabwo turimo kukumva neza birimo biracikagurika byacikaga ariko ngira ngo byarimo bicika ariko ngira ngo nuko wenda Nyirishema yaragifunguye mikoro niba hari n'undi wafunguye mikoro niwe nabonaga wenyine yayifunga ariko ngira ngo twabyumvishije ko mbere yuko ukomeza Nyirishema hari message wari wamwoherereje abanza kudusomera niba yatwumvisha ubwo yayisoma noneho nyuma waza kongera gutangira tukagerageza gufunga mikoro twese tukumva ko amajwi ari buze gutambuka neza murakoze Nyirishema yafungura mikoro akadusomera iyo message yego murakoze
Rwiruje muratwumva sinzi niba iyo message mwaba mwayakiriye. niba atarayibona nta kibazo ubwo arakomeza. Reka nyibasangize. Ngaho twese dukoreho mikoro noneho w'amahoro nawe bukuyeho mikoro yawe adusomera iyo message. Iravuga ngo amahoro Sheza ati Nyankukoma ni inzu yanjye kandi nzayikomeza, niho hari umucyo n'umuti w'ibibazo by'isi, kandi nta muntu wahamvuvunura mu ntoki. Ibanga ryayo riri muri Ruganzu. Rugarura inzu yanjye mu Rwanda urahafite. Nshaka gutura u Rwanda rukaba intango yanjye. Mu Rugori. Mu Rugori ni mu nzu mu rwego rw'ijuru, n'imboni mu isanzure, kandi ni umusozi wanjye. Ndashaka gutura inzu yanjye. Mbahe amabanga ngaruke mu banjye, ngaruke mu Rwanda. Nguko iyo message ivuga. Murakoze cyane. Ubwo twagira ngo tugende tubereka tubashe kubegereza noneho kumva inshingano za Shyerezo muri twe, ari n'aya mabanga turi kumva ari n'ahaturuka. Tukaba rero turi abanyarwanda bafite amahirwe yo kwakira ubwo bumenyi bwa Shyerezo, koko mukabasha kwihuza nabwo aribyo mwumvishije aka kanya. Niyo mpamvu rero nagumye numva abantu bagumye babaza ngo Shyerezo mbese ngo ari hehe n'iki, ariko uko twakira ubwo bumenyi bwe tubasha gutuza muri twebwe ubwo ruhimbi rugari rukwiriyeho ibintu byinshi ukabasha gutanga ubuzima bukurimo yakubatsemo, ukabasha kuba uri we wuzuye wa nyawe. Gitange umucyo noneho ngo nakomeza ku kijyanye n'inzozi. Ngira ngo mu ijoro ry'ejo bundi bucya umunsi wo kwibohora uza, nagiye kubona mbona ku Mutagara hari intambara zikomeye. Noneho nari ndi ahantu ngiye kubona mbona haje abagabo batatu. Umwe afite inkota ndende cyane irabagirana. Noneho nkimubona mbona ko ashaka kuza kunyica, ndamubaza nti wowe ufite inkota urinde mbere yo kunyica? Ahita ambwira ati giye banyita Ndobo. None hazunguje ya nkota, nifatana imbaraga turayirwanira. Tumaze kuyirwanira ambwira ati ndashaka kukwica. Ndamubwira nti ntabwo uri bunyice. Inkota ndayimwambura, maze kuyimwambura nyikaraga nk'uko ayikaraze, umutwe mba mukuye kuyikubita hasi. Noneho ngiye kubona mbona haje umudamu n'umugabo baje bari kumwe bihuta baje kuntabara. Noneho uwo mugabo umwe bamwita Murindahabi, undi bamwita Batamuriza uwo mudamu. Noneho bakimara kuza abagabo bari bagiye kumfata, ubona bagize ubwoba. Noneho bakurikira ngira ngo ngomeze nabo mbirukane cyangwa turwane, babagize ubwoba mbona bahunze mba nkatiye inyuma y'ahantu amazu nabonaga. Nkimara kuhakatira ako kanya mba mvuye muri za nzozi. Nkiva muri za nzozi, ikintu giteye ubwoba kinasekeje, nahise numva ijwi rimbwira ngo reba muri Rwamba urebe umenye Ndoba ngo ninde, umenye ngo Batamuriza ninde, umenye ngo Murindahabi ninde. Mpita njya rero mu mibare ya Rwamba nsanga Ndoba na FDLR. Noneho ndebye Murindahabi mbona ni Imana, ndebye Batamuriza mbona ni Gasani. Ndibaza mpita numva yuko aribwo noneho u Rwanda rwari rwibohoye koko kuri nyakuri, rwigobotoye ya ngoma y'umucuri y'abari bararwigaruriye b'umucuri. Akaba ari ba Mungo rero batsinzwe burundu, kuko nibigaragara yuko Mungo yatsinze ari we FDLR, atazongera gutera u Rwanda, atazanarushobora, ndetse n'uwo ari we wese wabigerageza ntibyakunda, kuko u Rwanda rurinzwe n'umutekano wa Shyerezo, aricyo kirango cy'ako gasongero. Murakoze. Murakoze cyane Uwamahoro kudusangiza izo nzozi zifite igisobanuro gikomeye.
Rwiriro Nyirishema nabaha uruharo mukamusongera mukatugererayo kuruta byimazeyo. Murakoze. koze nibwo rero yabyutse ambwira ngira ngo ntazirangije ngo abwire Rwiriro ngo ategure ikiganiro ku bijyanye no kwibohora. Ubu rero nibwo twateguye ikiganiro cy'ikubagahu twita tubatabaza mu kwitaba tukagitanga. Ndavuga ngo biriya twavuze ni ibyagombaga kuvugwa. niko byagenze sibyo ubutumwa bw'isanzure bwangezeho mu ma saa tanu ngo nimbwire Rwiriro ategura ikiganiro cy'umunsi wo kwibohora kugira ngo abanyarwanda bakimenye kwibohoranya kuri uyu munsi kw'abanyarwanda. Igisobanuro cyacyo ni isanzure. Nuko ikiganiro cyateguwe vuba na vuba nubwo cyari cyateguwe yari amasaha yakererewe, arimo ambwira ati turabigenza gute, kandi icyo kiganiro kigomba kurara kuri YouTube. Ngira ngo nuko byagenze, kandi ikiganiro cyabaye cyiza, gifite n'igisobanuro gikomeye ku muntu wese wacyumvishije, kuko icyo kiganiro ngira ngo narebye abantu bamaze kucyumva ni benshi cyane, mu minota ingahe cyari kigiyeho, ngira ngo bashobora kuba bamaze kugera mu bantu muri magana. Kuba mbere ngira ngo kare nari nabonye ari abantu 240 na bangahe bakirebye ako kanya, ngira ngo ubu ngubu bamaze no kwiyongera kuko nabirebye kare hafi hakiri mu gitondo. Urakoze cyane w'amahoro. Rero izo nizo zisyagenze nge twari twagiye kubabura ngo mwumve, ariko ntibyakunda, ariko ubwo bikunze ko zinyura aha ngaha. Maze rero ubwo anavuga ati ndoba, numvaga nise ndoba ko akwiye kuba turoba ari nk'umwami, ariko akaba yashaka kwica. Noneho ugiye kureba mu mibare uti nsanze ari FDL kandi FDL bivugira 39 na FPR ikavugira 39, kuko utasanze ari FPR kuko ari negative bashaka kwica. Ubu ni ukwica nyine gusanzwe, urumva ko deja wamugana birahinduka iragira negative FDL. Bitwa ko bitindaho, ariko urumva ko ikigaragara muri ibi byose turavuga iteka n'itekane rya bene irage bene Imana bamaze kugirwamo n'urumuri. Ni ukuvuga ngo basubijweho agasongero k'abahuza n'isoko ya byose na bose na twese, bakaba bayabagaba umugaba, kuko agasongero kavuga umugaba. Nabyo mu Kinyarwanda kuko uri agasongero ngo bakwambuye ubugaba bwawe. Kandi twabonye ko iyo umaze kunyura muri ya mivumbo w'amazi, wowe abarindiwe muri wowe n'abarindiwe muri wowe, uri mu rutanga byose binyura muri Imana ndi abandi ibindi, ubundi umutare nibwo urashwe. Nuko muri rya sengo phrase ya nyuma iravuga ngo umpindura umugaba w'isi mu bintu ndi. Ubaye umugaba w'isi mu bintu uri, rero uwindutse awohojwe n'agasongero, ariko mugaba w'isanzure, ugaba mu isanzure muba muhojwe, nawe ubaye mutetse mutekanye, ubaye umugaba mw'isi w'ibintu ndi. Muri ubwo buryo nibwo umuntu aba ageze kuri bwa buryo bwavuga ko niyera azeza isi, abaye umugaba w'iki w'isi. Isi ikeza inzira y'amata, inzira y'amata ikeza ingaragisa cyangwa amagaragisi yose asigaye. Muri make rero ubwo twahuzaga iby'urumuri rwa Shyerezo rwigabanyemo 7, none bakigabanyemo 7 rugasakara muri twe gukora uruhimbi twabonye rwa peje cyangwa se nanone alphabet de lumière, tuzavuga mu buryo bw'umwihariko. Ariko noneho rero iyi nzu twese turimo ariyo nzuzi ihinduka u Rwanda rwahujwe n'isoko ya byose ngo iteka n'itekane. Muri kwa kugarura iteka twabyuzuriye ejo bundi, u Rwanda ukarubonye iteka. Ariko twa twarabivuze duti buriya biriya byabaye kuri kariya gasongero k'iriya nzu y'Imana kabura kongera no kuboneka, ishyano rikagwa ku Rwanda kabuze kugaruka, bikabigangura mitindi irindi ikirere cy'u Rwanda fizika kinemuka kibagirwe. Ese ngo muracyari mumbwire ngo ndumva hari nahoze mubona, reka yarahari. Ariko ngo hari yagize kumbwira iki nta kumutagara ugize kujya ukavugira ibyo ura kuri kariya gasongero ubundi kuko nzu y'Imana
twihute nta kintu bifiteho ariko ngira ngo twazabijyamo mu kiganiro gitaha. ahubwo niba ntabaciye mu ijambo hari wari unyandikiye ambwira ngo Ndoba na FDLR ngo ntabwo imibare ya Rwamba ihura. Ese abantu baba bayisobanukiwe neza bareba, ndabona hari n'undi muntu uhise yandika message hano ngo Ndoba ni 36 ariko FDLR ni 39. ubwo rero mwaturebera neza kugira ngo tutajyana urujijo. nibarebe kuri taburo ya Beniragi imirasi isharuye imireba nibwo bari bubibone. Mwabyumvishe abantu murimo kubibara ko mushobora kuba wenda murimo kutabibara neza. Twazabireba neza, twasubira twasubireba neza, si ikibazo. Ikigenderewe ni ahantu biri gutunga urutoki byose. Yego, sibyo? Nta kibazo. Nubwo aba kwibeshye byanakosoka, nubwo cyangwa se twareba n'uruhande rwibeshye ubundi bikagira n'ubundi gisobanuro, ko ntabwo bitari igisobanuro byose bikunze. Koko byazanahura kuko hari abantu benshi bagize imboni z'agasongero benshi batandukanye, ariko byose twaje gusanga bihuriza ahantu hamwe muri ibi ngibi tubonye uyu munsi. Nicyo gitangaje, kandi byabaye mbere y'uko turimo tuganira ibi ngibi. Twazabihuza rero bikazaba ikiganiro cyiza ngira. Turabihuza. Ariko uyu munsi isa n'urangiza yewe, mureke tunezezwe nuko mu nzu y'Imana ifite agasongero k'umugabo kaduhuza n'isoko ya byose na bose na twese. Muri ubwo buryo urumuri rwande muri twebwe, rwande mu byaremwe. Ndabashimiye cyane. Munyemere rero dushimire Rwirujo Nyirishema, by'umwihariko uw'amahoro Chantal wagiye ku Mutagara, reka ariko mbyita. Uratumurikiye cyane uw'amahoro, kandi dushimira na Benirage bene Imana bo ku Gicumbi. Ni ukuri murahatubereye kandi turabashimira cyane, turashima ibyo mutugezaho. Ngira ngo rero turimo turagana ku musozo, niba ari nta muntu tuniganye ijambo ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi, ngira ngo twasoza. Kandi abaye hari nabwo yazamura ikiganza mbere y'uko dusoza, ubundi tugakurikizaho wa mwanya wacu wa nyuma y'ikiganiro. Ubwo rero nk'ibisanzwe reka dusoze, ndabona ntawe, ngira ngo twanyuzwe. Rurangwa yarakimanitse niba agifite ikibazo. Rurangwa, ubwo wafungura mikoro yawe, murakoze. nta kibazo mfite rwose, nandika ahubwo message nshimira mvuga ko nyuzwe. Yego, murakoze cyane Rurangwa, buriya babyumvise. Reka rero dusezere noneho, kubera ko ubushize twasezeraga twese tukumva amajwi yatumvikana, ngira ngo turasaba umuntu umwe adusezerere. Reka ngire Nyamugenge adusezerere ari we wenyine, atari twese, kuko iyo tuvugiye icyarimwe nta nubwo amagambo tuvuga yumvikana. Ubwo twafunga mikoro zacu, noneho Nyamugenge agafungura mikoro akadusoreza. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ndabashima cyane, nuba nta kintu kinini nakongeraho, gusa ndabashimye cyane cyane cyane. Ikiganiro tugize gihuza ibindi biganiro bibiri, kitugaragarije impamvu turi hano, kitugaragarije kandi naho tugana, kiranatwereka yuko mu by'ukuri twahageze, twinjiye wa mugani ni intambwe mu ntego, nk'uko mwabibonye ku butumwa bwo kwibohora bw'uyu mwaka. Ni intambwe mu ntego, kuko twavuye aho ikirenge cyari kiri, twateye intambwe, twinjiye mu nzu ifite agasongero. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi murebye no hanze, murebye no muri iki gihugu aho tugeze, murasanga koko ariho turi. Noneho nk'igihugu, muri bya bintu bitatu bivuga u Rwanda, igihugu ukiyoboye cyangwa uhagarariye iteka ryacyo,
hamwe na ya principe murabona ko birimo bigendana uburyo bwo bigeze aho bigendana numva ari ibintu byiza cyane dukwiye twese kwishimira no gukomeza gushyiramo imbaraga tube bake ariko tube urumuri abandi bazamurikirwa natwe nta mpungenge ndabashimye rero hanyuma nk'uko mwari mumaze kubimbwira ubwo ngiye kuvuga ijambo ryacu risoza jyenyine mu mutima ndi kumwe namwe mwese iteka gasana inkubashyerezo iteka gasana inkubashyerezo iteka gasana inkubashyerezo